Muraho nizere ko muri amahoro kandi ndashimye rwose aka kanya mwamufashe kugira ngo mwumve icyo Uwiteka aba yanshize ku mutima. Ni njye umukozi w'Imana Marceline. Icyo Uwiteka yanshize ku mutima ni ukuvuga ku ijambo dusanga mu gitabo cya Matayo, mu ivanjiri ya Matayo igice cya 3 kuva ku 10 kugera kuri 13, aho tubona ibijyana n'imibatizo itatu. Imibatizo wa mbere ni uwa Yohani umubatiza ndetse n'umubatizo umuntu afata iyo amaze kwakira agakiza, ari wo umubatizo wo mu mazi menshi. Undi mubatizo ni umubatizo wo mu mwuka wera. Umubatizo wa gatatu nawo ukaba ari umubatizo w'umuriro. Reka rero nongere mbashime rwose aka kanya mwamufashe. Ndasabye ngo Uwiteka ajya abampera umugisha utagira uko ungana, kuko mwamwemeye kuza kumva ijambo rye. Reka rero ducunguze igihe umwete, dusenge, tusabe imbaraga z'umwuka wera atuyobore muri iki gihe. Nyagasani Mana yacu, wowe ugira ubuntu, Mana isumba byose, tuje imbere yawe twicishije bugufi kandi dushimye ko ubu duhaye aka akanya ko kuza ngo twumve ijambo ryawe. Ijambo ryawe rivuga ku mibatizo dusanga muri Matayo 3. Uwiteka, twifuza ko umwuka wawe wera udufasha gusobanukirwa n'ijambo ryawe, maze ryongere ndetse ukwemera kwacu. Tubisabye mu izina ry'Uhoraho Umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Reka rero dutangire, tugiye mu ivanjiri nyine ya Matayo. Ngiye gusoma imirongo dusanga muri iyi baruwa kuva ku gice cya 3 umurongo wa 10 kugera ku murongo wa 11. Reka nsome. Ndetse ubu intorezo igeze ku bishyitsi by'ibiti, nuko igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kijugunywe mu muriro. Njyeweho ndababatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andushya ubushobozi, ntibikwiriye no kumutwaza inkweto. Niwe uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Reka ndekere kuri uriya murongo wa 12. Ubwo nsomye Matayo 3 kuva kuri 11 kugera kuri 12. Ahangaha rero Yohana umubatiza yavuze iby'uko ubwoko butatu bw'umubatizo buriho. Ubwo bwoko akaba ari umubatizo wo mu mazi, umubatizo wo kwicuza ibyaha ari wo mubatizo wa Yohani Batisita, ndetse n'umubatizo w'umwuka wera n'uwo mu muriro. Icyifuzo ni uko niba wizera Yesu Kristo, imibatizo itatu ya mbere waba warangize kuyifata cyangwa se yarakugezeho. Icyo nicyo cyifuzo cy'umuntu wese wakiye Yesu Kristo, wakomeje iyo nzira kandi ufite niyo opportunity cyangwa n'ubushobozi bwo kwigeraho. Ijambo kubatizwa rikomoka ku ijambo ry'Ikigiriki bavuga ngo ni batizo, kandi batizo risobanura kwibizwa cyangwa se kurengera. Kwibizwa cyangwa se kurengera. Reka rero tujye muri makeya muri iriya tangire kuvuga kuri iriya mibatizo uko ari 3. Umubatizo wa mbere ni umubatizo wo mu mazi menshi. Umubatizo wo mu mazi menshi rero, nk'uko natangiye mbivuga, urimo uduce tubiri. Umubatizo wa Yohana umubatiza, ari wo wa mubatizo wo kwicuza ibyaha wa repentance, n'umubatizo wo kujya nyine mu mazi menshi iyo umuntu amaze kwakira agakiza. Agace ka mbere reka turebe ku umubatizo wo kwihana, ari wo wa mubatizo wa Yohani Batisita. Aha twumva ibya Yohana umubatiza wagendaga abwiriza abantu ko bagomba kwihana ibyaha byabo, bagategura imitima yabo kugira ngo bakire Mesiya,
uwo Mesiya nyine ni Yesu Kristo. Icyo gihe Yesu yari ataramenyekana ku mugaragaro yigeze, ndetse ntabwo yari yanakabatizwa mu mazi menshi. Kugeza igihe yabatizwaga mu mazi menshi na Yohani Umubatiza niho abantu batangiye kumenya Yesu. Yesu yabatijwe agira ngo asohoze ibyo se wo mu ijuru yashakaga ko asobanuza. Wenda hari umuntu wabaza ati se mbese byabaye ngombwa ko Yesu abatizwa kugira ngo ajye yatangira umurimo wamuzanye hano ku isi? Nibyo nyine niko bimeze, kubera ko yashakaga ko umwuka wera, mbese ibyo byose byari mu murimo w'Imana yashatse ko twebwe abantu natwe nitubona uko Yesu yabihagazemo natwe tugenda tumukurikiye, kuko umuntu burya ngo akurikira umuntu umukuriye, umuntu mukuru kuri wowe, we akuze mu mwuka kandi niwe Imana yacu. Ubwo rero kubera ko Imana Data yohereje Yesu Kristo kugira ngo atubere inzira, ukuri n'ubugingo, nyine yagiye muri zira etape zose kugira ngo tuzamukurikire. Ubwo rero Yohana Umubatiza yaje kubatiza Yesu Kristo, nubwo yavugaga ngo dore umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ibi ngibi nubwo yabivugaga byari byanditse mu gitabo mu Ivanjiri ya Yohani igice cya mbere umurongo wa 29. Ubwo Yohana Umubatiza nyine yarakomeza akavuga ngo niwe abantu bagomba gukurikira. Ahangaha nyuma yo kubatiza Yesu, Yohana Umubatiza yatangiye kuyobora abantu kuri Yesu agira ati nimwumve nguyu umwana w'intama w'Imana waje gupfira ibyaha by'abari mu isi. Urumva yari yicishije bugufi, aravuga ati uwo nabanjirije yahageze, akazi kanjye ndakarangije, nimukurikire uriya. Inshingano ya Yohana Umubatiza yari iyo guteguza inzira ya Mesaya. Mu gihe abantu bari bategereje Mesiya, bajyaga baza kuri Yohana Umubatiza maze akababatiza mu ruzi rwa Yorodani. None rero kubera ko Mesiya yamaze kuza, icyo dukora mu gihe cyacu ni uko dukoresha umubatizo wo mu mazi menshi, ari wo mubatizo wa Yesu. Nababwiye ko mfitemo udupande tubiri muri uriya mubatizo mu mazi menshi. Igipande cya mbere ni umubatizo ujyana n'umubatizo wa Yohana Umubatiza nyine wa repentance. Ikindi cya kabiri, agapande ka kabiri karavuga ku mubatizo wa Yesu. Uyu ni umubatizo wo kuvuka ubwa kabiri. Iyo umukristo yemeye kandi akizera Yesu, yakira agakiza. Ubwo Bibiliya ivuga ko umukristo aba yavutse ubwa kabiri. Igikurikiraho ni ukubatizwa mu mazi menshi nk'uko Yesu yabigenje. Kubera ko Yesu nyine ariwe twakurikiye, ariwe umukristo wese yakurikiye, nawe agenda akurikiza ibyo yakoze. Ni mpamvu natwe twitwa abamukurikiye kandi tumwemera, tumwizera nk'umwami n'umukiza wacu. Icyo gihe, icyo gikorwa mbese kidufasha kumenya ko Yesu uwo ari we, kidufasha kumenya uwo Yesu ari we n'impamvu yabatijwe mu mazi menshi. Uyu mubatizo wo mu mazi menshi udufasha gusobanukirwa ko ibyaha byacu twabibabariwe, ko twuhagiwe kandi ko twabaye abera. Iyo niko umuntu abyumva iyo amaze kubatizwa, mbese iyo ashaka kubatizwa amazi menshi nyine nuko bigomba gusobanukirwa. Reka nongere wenda nsubiremo kuko ndagenda mbivuga ku buryo umuntu wenda agerageza kumva ibyo ari byo. Igikorwa cyo kubatizwa mu mazi menshi kidufasha kumenya Yesu uwo ari we n'impamvu yabatijwe mu mazi menshi. Uyu mubatizo udufasha gusobanukirwa ko ibyaha byacu twabibabariwe, ko twuhagiwe kandi ko twabaye abere. Ni muri ubu buryo twifatanya n'umwami wacu Yesu Kristo maze tukagira ubuzima bushya muri we. Ni ukuvuga ko
Iyo tubatijwe tuba tubabariwe imibereho yacu mibi ya kera, maze tugatangira imibereho mishya muri Kristo kandi ihesha Imana ikuzo. Umubatizo wo mu mazi menshi ni ikimenyetso cy'ubuzima bushya bwo kwiringira no gukurikira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Ubu ni bwo butumwa bukomeye Yesu yavuze mu gitabo mu Ivanjiri ya Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 uvuga ngo, nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Ubu akaba ari bwo buryo bwo kubatiza dukoresha muri iki gihe. Mbese ni umubatizo ugaragaza ko umuntu wahindutse kubera kwizera Yesu Kristo, maze ukemera kubatizwa mu mazi menshi kubera kumvira itegeko rikomeye ryo gukora ibyo Yesu yatubwiye gukora. Ubu ni uburyo bwiza bwo kugaragaza ko twakiriye agakiza, kakaba kadufasha gutangaza ko Yesu ari umwami n'umukiza wacu. Hano mfite point B ivuga ngo ibyanditswe bivuga ko umubatizo wo mu mazi ari uwo umukristo agira kugira ngo yerekane ko yizera Yesu Kristo. None niba uhereye igihe wakiriye agakiza utarabatizwa mu mazi menshi, nakugira inama y'uko wabatizwa. Ibi umukristo wese ubikora aba agira ngo yumvire Uwiteka, maze agaragaze ko yemeye kandi yakurikiye Yesu Kristo. Hari abantu bafite uburwayi bwatuma badashobora kwibizwa mu mazi menshi. Aho birumvikana ko bafashe igikombe cy'amazi bakayasuka ku muntu udashobora kwibizwa mu mazi menshi kubera ibibazo by'ubuzima, ko iki aba ari nta kibazo kiba kirimo, nubwo atari bwo buryo bwiza bwo kubatizwa. Ikintu gikuru ni uko uwo muntu aba abishaka ku mutima kandi ashaka kuba intumwa ya Yesu, nawe ashaka gukora ibyo Yesu yakozwe. Ubwo rero twarangije umubatizo wo mu mazi menshi ugizwe n'umubatizo wa repentance wa Yohana Umubatiza ndetse n'umubatizo wo kubatizwa mu mazi menshi. Tugiye ku mubatizo wa kabiri, ari we umubatizo w'Umwuka wera. Kugira ngo dusobanukirwe n'umurimo w'Umwuka wera, tugomba kumenya ko Yohani igice cya 14, Ivanjiri ya Yohani igice cya 14 avuga ko Umwuka wera uri kumwe natwe kugira ngo utuyobore kuri Yesu Kristo. Ku murongo wa 16 ndetse n'uwa 17 w'ibaruwa ya Yohani cyangwa Ivanjiri ya Yohani igice cya 14, Yesu aravuga ati, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe Mwuka wera, niwe Mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Yesu avuga ko iyo Umwuka wera ari kumwe nawe, ikintu cya mbere akora ni ugutuma umukristo agirana ubusabane n'imishyikirano na Yesu Kristo. Imwe mu nshingano z'Umwuka wera ni ukuvuga ko utwemeza icyaha kandi ukagaragaza ukuri mu kuvuga uwo Yesu ari we. Umwuka wera udufasha gushyira mu bikorwa ubushake bwo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wacu. Umwuka wera udufasha kwizera no gukomera
ndetse no gukorera Yesu Kristo. Umwuka wera uri muri twe, umwuka wera uri kumwe natwe kandi uzaba muri twe igihe cyose. Umurimo w'umwuka wera rero mbere na mbere ni ukutwegereza Yesu Kristo, kuko uwo mwuka wera uraza ugatura muri twe iyo tumaze kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza wacu. Wenda wakwibaza ngo ni ryari abigishwa ba Yesu bahawe imbaraga zo mu mwuka wera? Hano turajya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudeya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Reka twibukiranye ko igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa usanga nta kintu cyitwa ijambo urukundo kirimo, ahubwo usanga harimo cyane cyane ijambo ry'imbaraga, guhabwa imbaraga. Reka rero turebe ahangaha mu gitabo cya Yohani naho icyo hatubwira. Aha birumvikana ko bagombaga gutegereza intumwa z'Imana, intumwa za Yesu nyine zagombaga gutegereza impano z'umwuka wera, naho muri Yohani, mbese muri kiriya gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, birumvikana ko intumwa za Yesu zagombaga gutegereza impano z'umwuka wera. Reka rero turebe muri kiriya gitabo cya Yohani icyo hatubwira. Igitabo cya Ivanjiri ya Yohani igice cya 20 kuva ku murongo wa 21 kuva kugeza ku murongo wa 23 haravuga ngo Yesu yongera kubabwira ati, amahoro abe muri mwe, uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Amaze kuvuga atyo abahumekeraho ati, nimwakire umwuka wera. Abo muzababarira ibyaha bose bazaba babibabariwe, abo mutazababarira bose bazaba batabibabariwe. Amen. Imana itugirire neza. Iyi mirongo rero itwibutsa ko Yesu yahumekeye ku ntumwa ze umwuka wera. Hari itandukanyirizo hagati yo kuba umwuka utuye muri twe nuko imbaraga z'umwuka wera ziba zisendereye mu Kristo, muri twebwe abihaye Yesu. Ni ukuvuga ko iyo umukristo yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wacu cyangwa umukiza we mu buzima bwe, icyo gihe umwuka wera araza agatura muri we. Naho niba ushaka kubaho ubuzima bw'imbaraga, icyo gihe ni ugufata ingamba zo kubatizwa mu mwuka wera. Umwuka wera uza ku muntu iyo awusabye. Ibyo rero reka dusome mu gitabo cy'ibyakozwe, mu ibaruwa y'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere kuva ku murongo wa 5 kugera ku wa 8. Yesu aravuga ati, nuko Yohani yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugarurira ubwami mu Bisirayeli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudeya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Wenda umuntu ashobora kwibaza ati, ni iki nakora kugira ngo mbatizwe mu mwuka wera? Aha reka turebe muri Luka igice cya 11 kuva ku murongo wa 11 kugera kuri 12. Yesu aravuga ati,
Mbese ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa ifi akamuha inzoka, cyangwa yamusaba igi akamuha sikoropiyo? Turebe ku murongo wa 13, Luka 11 umurongo wa 13. None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera abamumusabye? Niba rero mwebwe nubwo muri babi muzi guha abana banyu ibintu byiza, none so wo mu ijuru ntazarushaho guha umwuka wera abawumusabye? Iyi mirongo idufasha kumva ko twabona natwe umwuka wera, ko natwe twabatizwa mu mwuka wera tubisabye Imana kandi tubisabanye ukwizera tubishaka. Ushatse wese avuga ati, mbese ushatse arisengera, ushatse kusaba cyangwa ukiri kujijigana ko nta mwuka, atabatijwe umwuka wera, yasenga agasaba Yesu, cyangwa se ushaka wenda asubire muri aya magambo ngiye kuvuga kugira ngo asabe Yesu amuhe uwo mwuka wera maze amufashe gukorana imbaraga nk'uko twakomeje kubivuga. Reka rero dusenge dusabe umwuka wera. Mwami Yesu, ndasabye ngo umbabarire, umbatize mu mwuka wawe wera, maze wuzure mu mutima wanjye, umfashe kubaho ubuzima bukunejeje. Ndasabye ngo umpe ubutwari bwo gukorera ntinuba, umpe imbaraga zidasanzwe, nyongerera impano ndetse n'imbuto z'umwuka wera. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ubwo twarangije kuvuga ku ziriya sorte ebyiri zo kubatizwa mu mwuka w'Imana, mu mwuka wera. Reka mvuge iya mbere ni umubatizo wa repentance, ari wo umubatizo wa Yohani Batista hamwe n'umubatizo mu mazi menshi, ari byo donc izo zombi zikubiye mu mubatizo mu mazi menshi. Hanyuma umubatizo wa kabiri ni umubatizo w'umwuka wera. Umubatizo wa gatatu ari wo tugezeho ni umubatizo wo mu muriro, umubatizo w'umuriro urimo, ni umubatizo w'umuriro. Uyu mubatizo w'umuriro rero turawusanga muri iriya baruwa twakomeje gusoma, ni Matayo igice cya 3. Turawusanga, reka dutangire kuri umurongo wa 11b kugera kuri 13, twumve icyo havuga ku bigendana n'umubatizo w'umuriro. Niwe ngiye gusoma Matayo 3 kuva kuri 11b kugera kuri 12, kuri 13. Niwe uzababatirisha umwuka wera n'umuriro, intara ye iri mu kuboko kwe, kandi azeza imbuga ye cyane, amasaka ye azayahunika mu kigega, ariko umurama wo azawucyanisha umuriro utazima. Reka dutangirane iyi nyandiko dusanga muri Matayo igice cya 3. Ndaza kongeraho izindi andi mabaruwa cyangwa se indi nyandiko idufasha kumenya ibi bigendana n'umubatizo w'umuriro. Ariko dutangire kuri iyi baruwa ya Matayo cyangwa ivanjiri ya Matayo igice cya 3, aha birumvikana ko harimo ibisobanuro by'ukuntu umuntu ubatizwa muri umubatizo w'umuriro aba ari umubatizo utoroshye. Icya mbere cyo tumenye ko iyi batisimu idashimishije na gato, kandi biragaragara. Iyo Uwiteka atubatije mu muriro, ni ukuvuga ko aba afite impamvu. None rero ijambo rye ritubwira ko igiti cyose gitema, igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro,
aha naho twibuke ko tubisoma muri Matayo 7:19. Dusubiye ku ibaruwa yacu rero Matayo 3:11b kugera kuri 12, nanjye nagiye mpacamo uduce dutatu. Agace ka mbere karavuga ngo niwe Yesu nyine niwe uzababatirisha umwuka wera n'umuriro. Intara ye iri mu kuboko kwe. Nk'Abanyarwanda, intara ikoreshwa kugira ngo igosore amasaka. Uyikoresheje agosora agira ngo atandukanye amasaka n'umurama. Umurama uratwikwa hanyuma hagasigara amasaka. Nk'uko igiti gifite imbuto mbi gitwikwa, niko n'uwo murama nawo uba ugomba gutwikwa. Aho ngaho birumvikana ko niba icyo giti gifite imbuto mbi ko nta kindi kiba kimaze, iherezo ryaryo ari ugutwikwa. N'iyo mirama nyine umuntu aba yabonye amasaka ashaka, nawo uba ugomba gutwikwa. Ni ukuvuga ngo ubuzima butakiye Yesu Kristo ngo abe umwami n'umukiza wabo, ni ukuvuga ngo umwuka wera ubafasha. Iyo umuntu atakiriye nyine Yesu, umwuka wera ntabwo uba ushoboye kubafasha ngo babeho ubuzima Imana yabateganyirije. Ariko iyo umuntu yemeye kwakira Yesu Kristo nk'umukiza we, nk'umwami n'umukiza we, uwo mwuka wera ubafasha kubaho gikristo, bakaba babaho ubuzima Imana inezerewe, bakajya ndetse bakora imirimo imushimishije. Naho babandi batakiye agakiza, umwuka wera ntago uba ushoboye kubageraho, nta kintu kizima bakora ngo Imana inezerwe, ahubwo urumva nyine nk'icyo giti gifite imbuto mbi, nk'uwo murama wavuye mu masaka, nabo baba bagomba, mbese destine yabo baba bazajya mu umuriro utazima. Kandi twibuke ko Yesu ari we ubatirisha uwo muriro, umwuka wera w'umuriro. Bavandimwe rero, abantu bose tuzi ari abacu cyangwa se inshuti y'abavandimwe batarakira agakiza, bakibereye mu by'isi, dufite devoir yo kubasengera ngo nabo batazahurira n'iri sangange, ngo bahure n'iki kibazo, nabo bazajye muri uwo muriro utazima. Imana itugirire neza. Ubwo ndangije agace ka mbere. Agace ka kabiri kavuga ngo azeza, ni Yesu nyine, azeza imbuga ye cyane, amasaka ye azayahunika mu kigega. Aha ni ukuvuga ko abamwemeye nk'umwami n'umukiza wabo bafite iherezo ryiza, bafite aheza bagenewe kuzajya nibaramuka bavuye muri uyu mubiri. Ni nka buriya twavuze ko ari amasaka yamaze kugosorwa, umukumbi ukavamo, umukumbi wagiye mu muriro nyine, ayo masaka nayo ajya hehe? Ajya mu bigega cyangwa ajya mu kigega, noneho agakoreshwa icyo agenewe, abikwa neza. Agace ka gatatu rero turasanga muri iriya mirongo twasomye, haravuga ngo ariko umurama wo azawucanisha umuriro utazima. Aha birumvikana ko abadashaka kumenya no kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, ngo babeho ubuzima bwa gikristo, bera imbuto z'umwuka wera, baba bagenewe kuzajya mu muriro uhoraho iteka ryose. Wenda umuntu yavuga ati tubigenze dute ko nta muntu wakwishimira kubaho ubuzima nka buriya, nta muntu wakwifuza ko azajya mu muriro iteka ryose. Ahangaha rero tubigenze dute? Umuntu wese yagombye kwihana akakira agakiza, hanyuma umwuka wera ukajya umufasha kubaho gikristo, ubuzima Imana yishimira. Iyo bitagenze gutyo, Imana ituma umuntu anyura mu mubatizo w'umuriro. Imana ibigenza gutyo igira ngo itwike ikintu cyose
kiri mu buzima bw'umuntu ibona ko gikeneye gutwikwa kigakurwaho kugira ngo uwo muntu atunganwe, kugira ngo Imana ishobore kumukoresha. Uyu mubatizo rero Imana iwutanga igira ngo iturere cyane cyane mu gihe hari ibintu bimwe na bimwe mu mibereho yacu Uwiteka abona ko ari ibyaha kandi ashaka ko tubyirinda tukabyihana. Ubwo murabyumva ko umuntu yagombye kumenya ko abereho kugira ngo Imana imunezerwe, kandi Imana ifite gahunda. Iyo gahunda Imana ibifitiye umuntu wese nuko kugira ngo imubere umwana mwiza, umuntu ayibere umwana mwiza, umuntu ayikorere, umuntu mbese tube urwabya rw'umumaro, Imana itunezererwe, Imana ishimishwe no kubona nibura tukiri muri uyu mubiri kuri iyi si, kuko hari byinshi bigomba gukorwa kugira ngo Imana yiheje icyubahiro mu bantu bayo. Reka rero turebe indi mirongo ibivugaho muri Bibiliya. Reka turebe inyandiko dusanga muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 16 havuga ngo, kuko ibyanditswe bivuga ngo mugomba kuba abera nk'uko ndi uwera. Uwiteka akora ibi mu mibereho yacu kugira ngo atweze, kubera ko ashaka ko tumera nkawe kurushaho. Ibyo bivuga ko natwe tugomba kubigiramo uruhare, kuko tugomba kubyemera cyangwa se tukabyanga. Urayizi nyine ya free will, abantu Imana yavuze ati ukore ibyo wumva ushaka. Dushobora kwemera ko Imana idufasha ikadukoraho ikaduha imbaraga, cyangwa dushobora no kubyanga. Aha twagombye kumenya ko turamutse tubyirengagije bizadusaba kwiga cyangwa se kumenya ibintu bigoranye, kuko bizatunyuza mu ngorane n'ibibazo by'ubuzima. Hari abantu bigishwa n'ibigeragezo, umuntu akagenda agakora ibintu yitekereje kandi bidahwanye n'uko Imana ishaka, ugasanga ubuzima buramugoye kubera kutumvira Imana. Icyo gihe rero ubuzima nyine burakubitika. Iyo rero duteze amatwi Imana tugakora icyo Imana ishaka, ubuzima burushaho kutworohera kandi n'Imana ikatunezererwa. None rero umubatizo wo mu muriro ugamije gutuma turushaho kumera nka Kristo. Turebe rero muri iriya baruwa ya Petero wa mbere igice cya mbere ku murongo wa 6 kugera ku murongo wa 7, Petero yaravuze ati, nubwo mwagombye kubabazwa n'ibigeragezo by'uburyo bwose mu gihe gito, ndetse no guhura n'ingorane mu mibereho yanyu, ibyo byabereyeho kugira ngo kwizera kwanyu kw'agaciro kenshi kurusha zahabu, kuko zahabu ibora nubwo igeragezwa n'umuriro, kugaragara ko ari iy'ukuri, kandi bishobora gutuma musingizwa, mukagaragarizwa ikuzo n'icyubahiro mu gihe cy'ihishurwa rya Yesu Kristo. Reka nongere nsome iriya imirongo dusanga muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 6 kugera kuri 7, aho Petero avuga ati, nubwo mwagombye kubabazwa n'ibigeragezo by'uburyo bwose mu gihe gito, ndetse no guhura n'ingorane mu mibereho yanyu, ibyo byabereyeho kugira ngo kwizera kwanyu kw'agaciro kenshi kurusha zahabu, kuko zahabu ibora nubwo igeragezwa n'umuriro, kugaragare ko ari iy'ukuri, kandi bishobora gutuma musingizwa,
mukagaragarizwa ikuzo n'icyubahiro mu gihe cy'ihishurwa rya Yesu Kristo. Uwiteka atugirire neza. Ahangaha rero Petero aravuga ko hari ibigeragezo duhura nabyo mu buzima bwacu, kubera ko Imana iretse bikabaho, ubwo akaba ari uburyo bwayo bwo kudutunganya ngo turusheho kuba uko adushaka, maze tubone kumukorera tumaramaje. Bityo rero mu kunyura muri ibyo bigeragezo, Imana ifite uburyo bwo kwerekana ibintu biri mu buzima bwacu Uwiteka ashobora gukemura kubw'urukundo agirira abana bayo. Reka turebe rero ibyo dusoma, ijambo dusoma muri Yesaya 48 umurongo wa 10, haravuga ngo nagutunganyije ariko si nk'uko batunganya ifeza, ahubwo nagutunganyirije mu itanura ry'imibabaro. Niba bamwe muri twe cyangwa bamwe muri mwe muri iki gihe bumva ko bari mu muriro w'umubabaro mu buzima bwabo cyangwa mu buzima bwanyu, mwagombye gusobanukirwa ko rimwe na rimwe Uwiteka azana ingorane mu buzima bwacu bitewe n'amahitamo yacu atari meza. Rimwe na rimwe bishobora kuba ari uko Imana ishaka gusohoza imigambi yayo mu buzima bwacu. Murazi ko Imana ifite gahunda z'ubuzima bwacu. Binyuze muri ibyo bigeragezo, reka twibuke muri Bibiliya ibigeragezo cyangwa se ibihe bikomeye umuntu dukunda gusoma muri Bibiliya witwa Yosefu yanyuzemo kuva akiri umwana, n'ukuntu yaje kuba premier ministre, mbese histoire yanyuzemo. Ibyo bintu byose twavuga ko ari umubatizo w'umuriro yanyuzemo, kandi ibyo yanyuzemo byose byari kugenda bihamanya n'icyo Imana yamushakiraga. Hari igihe umuntu agira umubatizo wo mu muriro ari ukubera ko Imana iba ishaka gutunganya ubuzima bwe. Hari ubwo ibikora ishaka gutunganya itorero, hari n'ubwo ibikora ishaka gutunganya umuryango wawe uko waba umeze kose. Kubera ko Uwiteka ari Imana isumba byose, Imana ni souverain, hari igihe itanga umubatizo wo mu muriro ishaka gukemura ibibazo bigomba gukemurwa kugira ngo tujye twaba ibikoresho by'agaciro kuri yo, tujye twaba inzabyo z'umumaro kuri iyi si. Reka rero ndangize ngira ngo twibukiranye ko umubatizo wa mbere n'uwa kabiri ari umuntu ubwe uwufata, ni umuntu ubwe uwihitiramo. Donc ni umubatizo wa repentance n'umubatizo wo kubatizwa mu mazi menshi. Umuntu ubwe niwe ubishakira, niwe uwihitiramo. Guhora wiyeza imbere y'Imana ni ibya twese. Naho kubatizwa mu mazi ni ikintu umuntu wese ashobora guhitamo gukora cyangwa ntagikore, ariko nizere ko uzitekerezaho ugakora ibyo Yesu yakoze, niba koko ushaka kumwizera no kumukurikira nk'umwami n'umukiza wawe. Washaka ukuntu wabatizwa mu mazi menshi, nabyo byanezeza Imana, byanezeza Yesu Kristo. Imibatizo ibiri ya nyuma ni Yesu uyitanga. Niba wifuza umubatizo w'Umwuka Wera, ukeneye gusaba Yesu, azawuguha nta kabuza. Kandi twibuke ko hariya hejuru, mbese tuvuga kare, umuntu yagiye twavuze isengesho dusaba ngo Imana itubatize mu Mwuka Wera. Ni isengesho umuntu asenga asaba Yesu, kandi Yesu mwiza rwose arayitanga, atanga umubatizo w'Umwuka Wera.
kuko twavuze tuti se niba papa w'umwana nubwo turi abanyabyaha agira atya agaha ibyo umwana yifuje, ni gute data wo mu ijuru ataguha ibyo wifuje nubisaba ubikeneye rwose. Umubatizo wa nyuma rero akaba ari umubatizo wo mu muriro. Ni igikorwa cy'Imana kandi irabikora kuko izi ko tubikeneye. Uwiteka adufashe maze umubatizo uwo ari wo wose tuzahabwa, Imana yacu izakore umurimo wayo mu mitima yacu, maze tube za nzabya z'umumaro yaturemeye kubazo. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Amen. Reka rero dusenge mu gihe turangije iyi nyigisho. Mana Data, ndagushimye kubw'ijambo ryawe ridufashije kumenya uburyo dutandukanye bwo kubatizwa, kumenya uburyo butandukanye bwo kubatizwa mu Mwuka Wera. Ndasabye ngo niba hari abantu barimo kumva ubu butumwa bakaba bakeneye kubatizwa mu mazi menshi nk'ubuhamya bw'ukwemera kwabo cyangwa nk'igikorwa cyo kumvira Yesu Kristo ngo bamuheshe icyubahiro, ubafashe rwose, usubize iki cyifuzo cyabo, maze nawe ubinezererwe Mwami mwiza. Mwami Imana, ndasabye ngo ndasabye Mana isumba byose ngo abatarigeze basaba kubatizwa mu Mwuka Wera babishaka cyangwa se baba batarabigizemo imbaraga, batarabigirira umwete n'ubutwari, ndetse bataranabifatira n'umwanya wo kubisaba Umwami wacu Yesu Kristo, ngo umunsi nk'uyu nguyu bumvise ubu butumwa ubabatize kubw'impamvu cyangwa se kubw'impuhwe zawe, kuko ijambo ryawe ritubwira muri Luka 11:13 ngo none se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazarushaho rwose guha Umwuka Wera ubamusabye wese. Bityo rero Data, ndasabye mubyeyi mwiza, ujye udufasha, uduhe umwete wo kugusaba we Mana yacu, maze utubatize kuko tubikeneye rwose muri iyi nzira turimo y'umukristo. Mana, urabizi iki gihe hari igihe tujya twumva ducitse intege, tugize intege nkeya, twibutse igihe cyose tujye tuza imbere yawe tugusabe kandi udushoboze. Uwiteka Mana yacu, duhe imbaraga zawe kugira ngo tube intwari zishize amanga, maze tube abahamya bawe b'indahemuka kuri iyi si waremye. None rero Mwami mwiza, Mana isumba byose, ku bijyanye n'umubatizo w'umuriro, Uwiteka, niba ubu turi kunyura mu bikomeye, ndasenze mu izina rya Yesu ngo ukomeze imitima yacu kandi udufashe kukwisunga no kukwiringira, kuko ni wowe Mana isumba byose kandi Imana yaturemye kandi dukunda. Mubyeyi mwiza rero, kuko wowe Mwami wacu uhoraho iteka ryose kandi uri Imana idahemuka, Mana turasabye ngo ugire ubuntu umuntu wese uba uri guhura n'iki kibazo cyangwa se utuma ajya muri iyi batisimu y'umuriro, umufashe kugira ngo abeho ubuzima yumva ko atari pinisiyo wamuhaye, ahubwo umufashe yumve ko wowe Mana isumba byose ushaka ko aba uko ushaka. Akaba ariyo mpamvu Mwami yanyuze muri iyo batisimu y'umuriro. Umuntu wese uri guhura n'iriya batisimu, umufashe kumva ko wowe Mana ushaka ko aba uko ushaka, ndetse umufashe uwo muntu uri guhura n'iriya batisimu y'umuriro arusheho kumva ko ushaka ko aba nkawe Yesu Kristo, kuko wewe waturemye uvuga ngo
mubabere nk'uko nanjye ndi umwere. Turasabye rwose niba ariyo mpamvu uwo ari we wese muri twe cyangwa mu bantu bari kumva iyi message akaba yiyumvishe ko nawe ari kunyura muri iriya batisimu y'umuriro, rwose ntibimutere umutima mubi, ahubwo yumve ko impamvu bikoze Mwami ari uko ushaka ko uwo muntu aba uko ushaka wowe Mana isumba byose, ari uko ushaka ko uwo muntu abaho uko ushaka cyangwa aba uwo ushaka, kandi ari uko Mana ari kunyura muri iyo batisimu y'umuriro ari uko wowe Mana ushaka ko aba uko Yesu ari ngo abe urwabya rwawe rw'umuriro kuri iyi si. None rero Mwami mwiza Uwiteka Mana, nubwo bitoroshye ndasenze ngo uwumva cyangwa uzumva ubu butumwa wese amenye ko uko biri kose uri Imana idukunda kandi ihorana natwe mu byiza ndetse no mu bibi, kandi ukadushoboza gusuriviva. Bihererwa icyubahiro Mwami mwiza. None rero Mana Data, komeza imigambi yawe mu buzima bwacu, kandi tuzi ko ari imigambi myiza rwose. Ukomeze iyo migambi mu ngo zacu, ukomeze iyo migambi myiza mu matorero yacu, ukomeze iyo migambi myiza ndetse no mu buzima bwacu, maze twese turangwe n'ubugiraneza bwawe. Uwiteka Mana yacu rero, twe abana bawe turagukunda kandi turagushimira, turakwishimiye, turagusingiza kubera uri we. Reka umwuka wawe wera ukomeze kudufasha dusobanukirwe n'inyigisho nk'iyi ngiyi ndetse n'ubutumwa nk'ubu ngubu, maze turusheho kukumenya, kukwegera ndetse no kugukunda no kugukurikira. Nsenze nizeye mu izina ry'Umwami uhoraho Yesu Kristo. Amen.